Haleluya, haleluya. Ndabashuje bene data, abakunzi b'Umwami Yesu, abakunda gushakashaka Imana, abakunda ijambo ry'Imana, abakunzi ba Anaweza, muraho neza n'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana ko yaduhaye undi munsi, dushimiye Imana ko iduhaye andi mahirwe yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndumva nizeye ndashidikanya ko Umwami akomeje kubarinda no kubitaho no kubagirira neza muri byose mu izina rya Yesu. Nibyo byiringiro mfite, niko kwizera mfite, kuko nanjye nuko abingenzereza. Kandi Imana yacu ni Imana idukunda, yadukuruje neza twese iratwiyegereza. Ubwo rero kutugirira neza biri mu mugambi wayo, kuko niko ijambo ryayo rinavuga ngo ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Ubwo rero Imana ikomeze ibagirire neza, ibaho umugisha kandi ibitwararike. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ariko reka dutangire dutumira Umwami kugira ngo abane natwe. Turagushimiye Mana yacu yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana idukunda ikatwitaho, tugwaye icyubahiro nyagora ku ngoma. Wakoze kuturinda Mwami Imana. Minsi itambutse yose waraturinze, iri joro naryo waturinze, tubonye undi munsi Mwami. Turi mu buntu bwawe, turi mu rukundo rwawe, turi mu mbaraga zawe, turi mu kugira neza kwawe, kandi imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Turabizi neza ko ibiduhiga ari byinshi, byakabaye byaratumize bunguri iyo bitaza kuba imbabazi zawe. Turagushima rero kuturinda umunsi ugahita undi ukaza, umwaka ugahita undi ukaza, ineza yawe ikagumana natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. Uyu ni wa mwanya rero mwiza tugushimira ko uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe, tuganire ku ijambo ryawe n'abakunzi ba Anaweza. Mwami turagutumiye ngo bane natwe, utwigishe, utuyobore, utugire inama, uduhugure, utwubake, dore ko niba byadusenya ari byinshi Mwami Imana muri iyi si. Bana natwe rero utugirire neza, ikiganza cyawe kidukoreho, gikore ku barwayi bakire, gikore ku bafite ibikomere byo mu mitima bakire. Mana gikore ku bashonje bagaburire. Yesu mwiza, gikore ku bafite ibibazo bitandukanye nyaguhora ku ngoma Imana. Ubagirire neza kuko ushobora byose nta kirogoye imigambi yawe. Bana natwe tugirire neza rero, umucyo w'Umwami Imana tumurikire, intekerezo zacu zimurikirwe nawe, twumvire, tumenye kandi dusobanukirwe. Utugire neza muri byose Mwami, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uze gusozanya natwe nk'uko utangiranye natwe, uze gusozanya natwe, nibwo biri butugirire umumaro kandi mwinshi. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu tugushimiye kandi twizeye kuri kumwe natwe. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Tugere kugana ku ijambo ry'Imana uyu munsi, rivuga ngo ubwami bwe ntibusimburwa. Haleluya. Ubwami bwe ntibusimburwa cyangwa ntibuhinduka cyangwa ntibukurwaho uko wabyumva bikoroheye. Ariko icyo naje kukubwira ko ubwami bw'Umwami wacu, bw'Umwami Imana udasimburwa, udahindurwa. Naje kukubwira ngo Kristo ntahinduka, ingoma ye ihoraho, iriho. Haleluya. Ese nawe urabyizera ko ubwami bwe budasimburwa? Yesu ashimwe. Ubwami bw'iyi si, umwami abaho agatwara agategeka imyaka wenda 10, bikaba ngombwa ko habaho amatora, bikaba ngombwa ko ahinduka, hakaba impamvu zitandukanye zituma ava ku ngoma, zituma ava ku bwami, hakaza undi mwami. Abaperezida turabizi ko ari uko nguko, bagira manda, yaba imyaka 10, yaba 12, yaba 15, yaba ingahe, ariko igihe kiba kizagera perezida akavaho. Abagize inteko nabo baba bafite manda, myaka 5, 6 ingahe simbizi, ariko baba bafite manda. Ubutegetsi bw'iyi si bugira manda, umuntu akabaho agategeka igihe runaka, ariko akazasimburwa n'undi, kandi umusimbuye wese igihe cyose azana amabwiriza ye, azana amategeko ye, akora ibintu uko abyumva n'uko abibona. Ubwami bwo muri iyi si, ubutegetsi bwo muri iyi si, ubuyobozi bwo muri iyi si burasimburwa. Ariko ubwami budasimburwa n'ubw'Umwami wacu, n'ubw'Umwami Imana, n'ubw'Umwami Kristo, nibwo bwonyine budasimburwa. Buriho gutyo, bwabayeho, buzahoraho, nta uzabusimbura, nta bwami bwabuba, mbega ntibusimburwa. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Naje kukubwira ngo uyu mwami wizeye ntahinduka.
ntasimburwa. iyi Mana ukorera ntabwo ifata konji, ntihinduka, ntivaho, manda yayo ntirangira. icyo ukwiriye gukora rero ni ukurushizaho kuyizera no kuyegera, kuko iriho yahozeho, ni nyamaboko, ni nyembaraga, irashoboye. ibyo yagusezeranije izabikora, kuko ntabwo itabaza amahanga kugira ngo igutabare, ntabwo isaba inkunga kugira ngo ikwishyurire ideni, ntabwo itumiza abaganga b'abanyamahanga b'abazungu bakomeye tuzi cyangwa dutekereza kugira ngo igukize indwara. iyo irambuye ukuboko iragukiza, iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera, kuko ni yayindi uko yahoze ni kuri kandi niko izahora. Haleluya! ubwami bwayo rero mwene data ntibuhanguka, ntibusimburwa, ntibuvaho, ntibuhinduka. rushizaho kuyizera. Haleluya! Yesu rero aguhe umugisha. Reka tujyane mu ijambo ry'Imana hano, igitabo cy'Abaheburayo, ubwo ndavugana n'umusomyi wa Bibiliya, igitabo cy'Abaheburayo, ibice byaho 13. Abaheburayo, haleluya, yes. Abaheburayo ibice 13 umurongo waho wa 8. Haleluya! Haravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Wahumvise mwene data? Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Bivuze ngo Yesu Kristo uyu twizeye, uyu mwami tuvuga, twizeye, twiringiye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, wa wundi wadupfiriye, wa wundi watwitangiye, wa wundi watanze ikiguzi ku bwacu, wa wundi wabaye incungu y'ibyaha byacu. Haleluya! Niko azahora, ntabwo azahinduka. Kwa kundi yarari, kwa kundi yahoze akora ibitangaza, kwa kundi yahoranye imbabazi n'urukundo, kwa kundi yahoranye urugwiro, kwa kundi adukunda, ibyo yakoze cyagihe n'uyu munsi abasha kubikora, n'ubutaha azabikora. Mbega muri make uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Haleluya! Yesu ashimwe mwene data. Ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Haleluya! Bivuze ngo ubwami bwe ntibusimburwa, bivuze ngo ntahinduka. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Uko yahoze ejo umwami wacu n'uyu munsi niko ari, niko azahora, ntahinduka, ntiyimuka, ntasaza. Haleluya! Yewe yaranapfuye arazuka. N'urupfu ntirwamushoboye, ntabwo yaheze ikuzimu. Imbaraga yahoranye n'uyu munsi aracyazifite. Yahoze akiza abarwayi, n'uyu munsi yagukiza indwara. Yahoze azura abapfuye, n'uyu munsi yabazura, n'uyu munsi arabazura. Yahoze agaburira abashonje, n'uyu munsi arabagaburira. Yahoze arenganura abarengana, n'uyu munsi aracyabarenganura. Yahoze ahoza abarira, n'uyu munsi aracyabahoza. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, ibyo yakoraga cya gihe, ibyo yagukoreye ejo, n'uyu munsi abasha kubinkorera, kandi n'ejo abasha kubikorera undi. Ijambo rye riratubwiye ngo Yesu Kristo uko yahoze ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Haleluya! Rero mwene data, naje kukwibutsa ko uko Yesu yahoze, umwami wawe wizeye, uko yahoze, ibyo yamye akora n'uyu munsi aracyashoboye kubikora, kandi n'ejo azabikora. Nyamara hari umuyobozi wari uri ahantu runaka mu mwanya ukomeye, agusezeranya ibintu, ndetse wenda aranabigukorera, ariko uyu munsi ntakiri muri wa mwanya ukomeye. Uyu munsi umugannye hari ikibazo ufite, ntabwo yabasha kukigukemurira nk'uko yagikemuye ejo, kuko atakiri muri wa mwanya. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa se wenda hari uwagusezeranije
ibintu ntiyabasha kubikora kubera ko n'umuntu abasha guhinduka mu magambo ye. Yasezeranya ibintu ntabikore, yakwiyemeza ibintu ejo bikamunanira, wenda bitanamuturutseho bikamunanira gusa kuko atagifite izo mbaraga, kuko atakiri muri wa mwanya ufata ibyemezo. Haleluya! Kuko yasimbuwe. Ariko Yesu wacu udasimburwa, udasaba inkunga, udatira imbaraga, udacogora ngo ananirwe ngo acogozwe n'ibibazo nk'uko twebwe ducogozwa n'ibibazo, utarwara ngo ajye mu bitaro nk'uko twe turwara tukajya mu bitaro, udasonza nk'uko twe dusonza duhuye n'inzara z'isi n'intambara n'ibyago n'amakuba, udahunga ngo ajye mu buhungiro nk'uko abami, abayobozi ashobora kuba ari ku bwami, ku butegetsi, hagatera intambara mu gihugu cye, agahunga, agasiga igihugu, agasiga abaturage yari ayoboye. Uwo ni umwana w'umuntu, aho niho abagejeje, uko niko abishoboye, niho imbaraga ze zigarukira. Turabyumva intambara mu bihugu bitandukanye, turagira gutya ejo hakavuka intambara aha, ejo hakavuka intambara ahandi. Ubu intambara iriho igezweho twese turayizi, turayumva, iduteye ibibazo ku isi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Indwara ziragira gutya zikatubuza amahoro, za korona zikaza, ibyorezo bitandukanye, ubukungu bukagwa bukikubita hasi. Ubu intambara muri Ukraine buri muntu wese arayizi, n'umuturage wo hasi, kubera twarahungabanye twese. Intambara iba mu gihugu kimwe, abantu bose bagakubitika. Ni ku isi imeze, kandi abaperezida barahunze, barihishe, abayobozi barihishe, abaturage bariho barapfa muri kiriya gihugu nk'uko inshishi zipfa. Yesu ashimwe. Kandi izo ngero turazifite no mu gihugu cyacu zabayeho, abaturage bapfa, abayobozi barahunze, barabasize. Ni ku bwami bwo mu isi bumera. Yesu ashimwe. Buragabanirijwe, imbaraga zabwo zifite aho zigarukira, burahinduka. Umuntu aba akomeye none, ejo akaba arahiritswe, akaba avuye ku ngoma. Ni ku isi imera, ni ku bwami bwo mu isi bumera. Haleluya! Rero mwene data, umwami udahinduka, ubwami budahinduka, ubwami budahanguka, ubwami butakurwaho, ubwami budasimburwa, ubwami dukwiriye kwikomerezaho, ubwami dukwiriye gukorera, ubwami dukwiriye gukeza, ubwami dukwiriye kuvugiriza impundu, ubwami dukwiriye gushakashaka, ubwami dukwiriye kwizera, ni ubwami bw'umwami wacu Yesu. Nibwo budahinduka, niwe mwami twizeye, utazasimburwa, utazahinduka, utazagusezeranya ngo ananirwe gusohoza, utazagukunda none ngo ejo akwange. Haleluya! Utazagukunda none ngo ejo akwange, utazaguhinduka nk'uko inshuti zo mu isi zihinduka. Ni umwami, ejo yari umwami, uyu munsi ni umwami, ejo azaba ari umwami, ntahinduka. Mwene data, uyu mwami utamwizeye waba uhombye, uyu mwami utamwiringiye waba uriho wibuza amahirwe, uyu mwami utamwikomerejeho waba wihemukira. Ni umwami nyamwami, ubwami bwe ntibuhinduka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ni wa mwami witanze, agasiga icyubahiro cye mu ijuru, akaza kugupfira wowe nanjye. Urwo rukundo ninde wigeze arugukunda? Ko tutigeze tubona n'ababyeyi bakunda abana babo gutyo. Haleluya! Ariko yadukunze urukundo ruhoraho, yaraturwanira, yaratwitangira kugira ngo aducungure. N'uyu munsi aracyaturwanira mu ntambara zose tuba turimo, mu bibazo byose dufite. Ntabwo adusiga, aba ari hafi yacu aho, akubwira humura, ndi kumwe nawe, sinzagusiga, humura, nkubereye maso. Mbega urukundo, 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 kutwitangira. Mwene data, uyu mwami birakwiriye kumumenya, birakwiriye kumenya imbaraga ze, birakwiriye kumenya ko iminsi yose aba akubereye maso, ntabwo agusiga, ntabwo yakureka. Ni wowe yapfiriye, ni wowe yitangiye. Rero mwene data, shyiramo imbaraga zo gukomeza kubana nawe. Shakisha umubano, shakisha uburyo wabana n'uyu mwami udahinduka, shakisha uburyo nawe wabona ku munezero we, shakisha uburyo wamwiyegurira.
ijambo ry'Imana riravuga ngo niba mwarasogonge mukamenya yuko agira neza ni mumwegere, mwegere uyu mwami, mwikomerezeho, mwiyegurire, muhanga amaso, mukorere. Gerageza kugendera mu nzira ze, gerageza gukora ibishimwa nawe. Hanyuma rero bwa bucuti bwawe nawe nibwo buzatuma urushaho kubona ibyiza bimuturutseho, kubona ibyiza byo mu nzu ye, kubona ibyiza afite abamwizera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Namwe murabizi iyo ufite inshuti inkoramutima yawe, ikiza cyose wumva wakimugezaho, ikiryoshye cyose wumva ari wowe wabanza kukibona. Cudika uwo mwami rero, ubwami budahanguka, uwo mwami umwizere, uwo mwami ubane nawe, uwo mwami ugendane nawe, uwo mwami uyoborwe n'ijwi rye, uwo mwami akubere umujyanama, uwo mwami akube bugufi, ariko nawe mwegere, niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Abubatsi banze ndetse n'abanzi baramwanze nyine. Niwe buye rizima rikomeza imfuruka, niwe wakomeza ibyawe bidakomeye, niwe wakurengera, niwe wakurwanirira. Uyu mwami ntahinduka bene data. Uyu mwami uko yahoze niko ari. Uyu mwami niwe mwami dukwiriye kwizera, niwe mwami dukwiriye kweguriraho ibyiringiro byacu, niwe mwami dukwiriye kwikomerezaho. Umwami udufata amaboko byadukomeranye, umwami usubiza intege mu bugingo bwacu byadogereye, umwami uturengera turenganye, umwami udushyirira inzira imbere yacu tutabona inzira, umwami iyo turi mu mwijima azana umucyo we. Uyu mwami twamuvaho tukajya hehe? Haleluya. Twamuvaho tukajya he ko ari we mwami wo kwiringirwa. Uyu mwami rero naje kumugukumbuza, naje kubwira ngo ubwami bwe ntibuhinduka, nyamara wowe utaramwizera uriho urahomba, nyamara wowe wamwizeye ukaba amahirwe y'abamwizeye atakugeraho, birashoboka kutabanye neza uko bikwiriye. Nawe shakisha, urebe, wisuzume, urebe aho bipfira, wikomereze kuri uyu mwami. Uzabona ineza ye, azarushaho kukugirira neza. Bya bindi yagukoreye wa munsi, bya bindi yakoraga ejo, n'uyu munsi abasha kubikora. Kandi reka nkubwire, n'ejo ntabwo azaguhinduka, ntabwo aharara ngo hararukwe nk'inshuti zo mu isi, nk'abami bo mu isi, nk'abakomeye bo mu isi. Oya, kamere ye ni urukundo. Haleluya. Naje kubwira rero mwene data, uyu mwami ntahinduka. Uyu mwami yitwa igitangaza, uyu mwami ni igikomangoma, uyu mwami agira neza, uyu mwami ni urukundo, uyu mwami yuzuye impuhwe, yuzuye imbabazi, agutegeye amaboko nawe ngo umusange. Haleluya. Cyagiye ku musaraba burya ngo yireherejeho amahanga yose. Mbese nawe waba uri mu bo yapfiriye ngo umwegere? Waba ubizi ko nawe yagutangiye ikiguzi? Waba ubizi ko nawe yakwireherejeho? Waba ubizi ko nawe yagukunze? Waba ubizi ko nawe yagutangiye ikiguzi? Mwikomerezeho mwene data, ubwami bwe ntibuhanguka, ntibuhinduka, ntibusimburwa. Uwo niwe mwami dukwiriye kwikomerezaho tukamwiringira, umwami Yesu wagutangiye ikiguzi. Imana iguhe umugisha mwene data, wumvise ijambo ry'Imana. Wongere gukomezwa nuko umwami wizeye adahinduka, wongere gukomezwa nuko adakurwa ku ngoma, nta kubitwa kudeta, ariho yahozeho, azahoraho. Mwikomerezeho rero, umwiringire, umwiyegurire, uzabaho utekanye muri iyi si, kandi n'ejo hawe ni heza kuko n'ubugingo buhoraho uzabubona. Haleluya. Umwami Imana abahe umugisha. Jya ugira umwanya wo gusenga, jya ugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, jya ugira umwanya wo kwiyegurira umwami, jya ugira umwanya wo kumuhanga amaso, jya ugira umwanya wo kugendera mu nzira ze. Azakugirira neza, azagukorera ibikomeye, azakurwanirira, azakunezeza. Niwe mbaraga zawe, niwe byiringiro byawe. Imana ibahe umugisha bene data, mukomerere muri we, mumukunde, mumukumbure, mumushakishe mu ijambo, mumushakishe mu mirimo myiza, mumushakishe mu masengesho, umucudike, urebe uburyo azajya kugira neza umunsi ku wundi. Ko yaravuze ngo nkunda bankunda, ngo ariko abanshakana umwete bazambona. Shyiraho umwete rero. Kwa kundi ushyiraho umwete wo gushaka iby'isi, rushizeho no gushaka umwami wawe. Turagushimiye mwami wacu mwiza, mwami Kristo Yesu, wowe wadupfiriye, wowe watwitangiye, wowe watumeneye amaraso, wowe wadukunze urukundo ruhoraho, rwa rundi rwatumye witanga, ukababazwa, ugashinyagurirwa, ugahura n'ibyago n'amakuba ku bwacu. Mwami turagushima, ukageza naho upfa kubw'ibyaha byacu ubyikoreye.
ugashinyagurirwa bitagira akagero. Ibyo byose ni urukundo wadukunze. Turagushima ko udahinduka, ubwami bwawe ntibusimburwa, ubwami bwawe ntibuhanguka, ubwami bwawe ntibukurwaho, ntabwo ukubitwa kudeta, uriho wahozeho uzahoraho. Tuguhaye icyubahiro mwami. Twongeye kubyibuka ko udahinduka, twongeye kwibuka urukundo wadukunze, twongeye kwibuka ineza yawe. Nuhabwe icyubahiro mwami wacu. Duha imbaraga zo kugukunda, duha imbaraga zo kugendera mu nzira zawe, kuko ntacyo umuntu yabasha gukora ubwe atagishobojwe nawe. Dushoboze rero kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nawe. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze mwami wacu, mwami wadukunze ukatwitangira. Icyubahiro ni icyawe. Wagize neza mwami w'abami. Turagushimiye, turagushimiye. Twibutse ineza yawe, twibutse urukundo rwawe. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami wacu. Amen, amen. Shalom bene data.